hasigaye iminsi mikeya Open Mainnet igatangira. Ariko nubwo Open Mainnet igiye gutangira, abantu benshi cyane baracyafite ibibazo. Uyu munsi rero ngiye gusubiza ibibazo abantu mwese mufite, waba ari wowe ufite ikibazo cya KYC, nawe uri muri tentative KYC. Icyo usabwa rero nta kindi, ni ukugenda gakeya muri iyi videwo ntiwihutishe kugira ngo nawe ubashe kumenya amakuru y'ukuntu wakemura ikibazo cya tentative KYC ndetse no kugira ngo ukemure ikibazo cyo guhabwa KYC. Nk'uko bisanzwe rero ugiye kubagezaho kino kiganiro ni Felix, aho channel Unity Mining TV. Bahaye ikaze wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, United States, Malawi, Brazil ndetse n'ahandi hose mwumva uyu muyoboro, bahaye ikaze. Twihuta cyane rero tugiye kureba buryo ki twakora update ya password ndetse n'uburyo kwa verifya email kugira ngo twongere natwe tujye ku murongo w'abapayona, tujye duhabwa update uko bazitanze. Mureke rero dukurikire maze twumve kandi tugende gakeya, ntihagire umuntu n'umwe wihutisha kino kiganiro. Mbere y'uko rero dutangira kureba uburyo twakora KYC tentative KYC, uburyo twayikemura, ndagira ngo tubanze duhe ikaze abantu bashyashya kuri uyu muyoboro. Umuntu mushyashya wese tumuhaye ikaze. Nasanga ikiganiro kinyura kuri P-Mining TV hari icyo cyamufasha, akande subscribe, akande no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose kinyuze kuri P-Mining TV nawe kijye kimugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, turagushimiye, ni wowe iyi video tuyikoreye, aya makuru n'ayawe. Bahaye ikaze rero buri muntu wese ufite ikibazo cya tentative KYC ndamusaba gukurikira kandi yitonze. Hanyuma rero turinjira hano muri Pi browser, dufungure. Hanyuma tuyifungure Pi browser, tugere kuri dashboard ya Pi network. Nurangiza uragenda kandi hariya hejuru kuri turiya turongo dutatu, dufungure. Hanyuma uzamure uze hano kuri profile. Fungure profile yawe, hanyuma uze hano kwa updatinga password. Ahangaha my friend, ndagira ngo nkubwire ngo nawe kora update kugira ngo nawe ino tentative KYC ubashe kubivamo. Hanyuma turakomeza hano dushyiremo igihugu utuyemo. Niba uri mu Rwanda uruzuzamo hano mu Rwanda, nimba uri muri Kenya wuzuzemo Kenya, nimba uri Burundi igihugu uherereyemo nicyo ugiye kuzuzamo. Noneho twebwe turi mu Rwanda turuzuzamo u Rwanda, uraza usacinge u Rwanda, gihari nguru rwaje. Hanyuma hano kuri phone number uruzuzamo nimero wakoresheje ufungura account yawe, uyuzuzemo neza. Hanyuma tuze kuzuzemo nimero yacu, turayuzuzamo twitonze. Hanyuma kandi hano kuri start kandi turakanda start, dutegereze. Iyo tugeze hano this not phone register on your account. Murareba iyo wibeshye phone ahubwira ngo this phone number is not registered. Reka dusubire inyuma ho gatoya, turongera tugende hano kuri password, twongere dutangire dushyiremo igihugu cyacu, ni Rwanda. Hano dushyiremo phone number 1, dukande hano kuri start, tegereze. Hano nyuma hano batubwiye ngo bagiye kuverifya ino phone number. Hanyuma dukande hano kuri open, dukandeho, ongeye dukande kuri open.
hanyuma turategereza hano bahita baduha message twakanda hano yes. Hanyuma urareba ko baduhaye code tugiye kohereza. Iyo bayiduhaye dukanda hano kuri send message tukasendinga, hanyuma message yacu ikagenda. Hanyuma hano kuri MTN kuyohereza ni ubuntu, ariko kuri Airtel ugomba kuba ufiteho nibura igiceri cy'ijana. Yes, hanyuma iyo turangije dukanda hano kuri fresh isubira inyuma, tugasubira hariya, tugasubira hariya tukagaruka hano. Hanyuma hano wowe barahita baguha uburyo bwo kugira gute bwo gushyiramo password nshyashya. Yes, hanyuma rero hano urategezaho gatoya maze baguhe iriya message. Kubera ko rero ntashaka guhindura, reka dusubire inyuma ho gatoya twongere dutangire tuwe twigire muri dashboard yacu. Hanyuma rero ubundi buryo ushobora kuverifya, ushobora gukoresha email. Kandi hariya kuri email maze ukande hano continue, hanyuma baguhe verification. Iyo ukanze kuri email baguha message kuri email, ukagenda ukagira gute bayiverifiye. Okay, hanyuma turajya kuri email turebe yuko message bayiduhaye. Kwa ko telefone ntago ari iri mwaho ngaho, yewe ufite telefone nakoresheje fungura Pi network ngiye kurebera message bampaye. Okay, hanyuma okay, ndabona bayimpaye. Sorry ko bampaye message. Hanyuma turaza dukande kuri iyo message tuverifiye. Hanyuma wowe nukoresha telefone irimo uzagenda uverifiye message, uzagenda muri inbox ya email maze uverifiye witonze. Okay, hanyuma nurangiza urasubira inyuma uze kuri dashboard yawe tayari ube uraverifiye. Hanyuma ubwo no kuri email nabwo uzagenda uverifiye. Naho uzaza kuri email nayo ukande hano kuri verify. Yes, ukande hano kuri verify, hanyuma ukande hano kuri finish. Ube urarangije kuverifiya account yawe. My friend, ubu nibwo buryo tugiye gukoresha tuverifiya ino account. Yes, hanyuma reka dukomeze tureba n'andi makuru akurikiyeho. Yes, ndatekereza rero ntashidikanya ko abantu mwese mwari mufite ikibazo cyo kuverifiya password yanyu ndetse no kuverifiya email ko mwese musubijwe. Hanyuma ndagira ngo nkomeze mbwira n'abandi bari bafite ikibazo bakomeje bambaza bambwira ngo banditse amazina nabi. Igihe cyose rero utarakora KYC amazina yawe uba wemerewe kuyahindura. Ariko nimba warakoze KYC aho guhindurira amazina baba barafunze. Shuwa ya nyuma ibisigaye ni ukwandikira supporter photo maze ukababwira yuko wanditse amazina nabi, maze bakaba bakongera bakagufasha bakagufungurira ugahindura amazina. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwemewe bwagufasha guhindura amazina. Kereka nibura nibaza kubona hari umubare mwinshi cyane wishe kuzuza amazina, bakaba bakongera bakagarura iriya update y'aho umuntu anyura agiye kuzuza amazina. Ariko ku muntu utarakora KYC ngo ayirangize, guhindura amazina rwose biroroshye cyane. Yes, bapayonazi rero mwebwe mufite ibibazo mukaba mureba yuko Open Mainnet yegereje, ndagira ngo ukibona rino tangazo cyangwa ucyumva aya makuru gerageza uko ushoboye uhindure. Mbwira abantu wenda bamaze gukora iyo KYC, babwire ngo mwihanganye dutegereze Pi network ikivuga ikishoboka cyonyine andikira
sapota poto, nabwo nudashobora uko wakwandikira iriya sapota, n'ubundi urandika muri komenti nkwereke inzira wanyuramo kugira ngo wandikire sapota poto maze igufashe mu buryo wahindura ayo mazina. Ndabashimiye rero mwebwe muba mwakurikiye uyu muyoboro wacu utugezaho ikiganiro cya Pi Network, kandi mbabwira ngo mujye mugerageza uko mushoboye mushyire mu bikorwa ibyo musabwa. Bayi bayi, duhure muri video ikurikira.